ushobora kuba umuzi cyane. Ubwo rero ngo ukuntu byagenze ngo uwo mukwe we ngo yarwanye n'umukobwa ngo nyine ngo urumva ngo yashatse ngo bari gupfa ndi ni njyewe nyine sinjye Mbarimo amazi se suni. Ayo ni amakuru maye mani. Noneho rero mani wewe ungise wishimiye nko njya nibereye muri stress reka nikomereze Mani maye nkuru nshya kabisa. hano wabimenya mani nzakubwira ariko sinzi. Ja yafunzwe. Yanyanze ngo ndi marayi. Bega byiza. Inkuru nziza kandi ni inkuru ibabaje mana yanjye. Yafunzwe ja. Kandi ubwo yazize wa musinzi we yaranyanze ngo ndi marayi. Bega inkuru nziza. Ahubwo ngiye kumusura mpite mfatiraho ako kanya atari yaza kumujyana. Muzee, yego makuru ari meza ariko ni meza buko ibibazo benzanye ahangaha dore umuko wanyu gafungiye ahangaha ubwo rero nemugemuriye twose ngo rero ko ari cyo yashyira mu nda yatamira. Muzee ndagufasha ikira sanze umuhungu uri ndano amaje kuva hano muri aka kanya kandi rwose sinakingurira bari abahungu nawe urabona ntago nabivamo ihangane kinkoni zamba rwose n'umugore sinzi ntabwo yigeze agira ahangaha ubu inda ntifatanye n'umugongo. ubu rero ikinda kumarira wamugani nk'umuntu w'umusaza yamvuga yabuka ugiye kugenda rero ukuntu wamuhera idirishya. Urabukoze cyane urakoze pe rwenda ariko mukubite amaso. Amazina y'uje muri yitwa nde? Yitwa Jean. Hari indi zina gira? Irindi yitwa Abdurrahman. Ni Umusiramu? Ariko bakunda kumwita Budara ariko nicyo ko arizwiho. Abdurrahman ndabona hari ubugenda murakoze cyane. Abudara muraho muze ese urasohoza umuntu we ano ntabwo basa mwihangane nkuzaniye agafunguro ugize ngo ntiwarenganye numvishe ibyawe bintera agahinda muze umugore wanjye se we n'umwana wanjye wo muraherukana. Gukomera rero. Akaraba ari amahoro da. Kapese nse basure n'ikibazo. Sibindura. Nda. Makuru sisi ni meza. Kuri n'ibikapu bundi bijyanye he. Nasi kubasura urumva ari ikibazo. Ese waje kudusura bagenda bitwaje n'ibikapu. Wowe uravuga n'amakosa yawe ufite. Ahubwo papa naza murarire. Bawicaye nyine. Nese waza kwicara tuganira. Reka nicare no. Ariko bikapu cyakoze nagitereke hano kuko kose nakiza mu akabaswa yaho nta nubwo arona dukumbi se kuba ko muzane bino bikapu ari sinzi ekazana cyakoze nifatira kana naho nabiza kwana Besha Buresi muri Hogoza ukuri yawe se ko ndebe buri n'ibikapu ni meza ese ibyo numva iwawe ubundi ni ukuri koko papa ni iki so bidazanga numva ngo afungisha umugabo se papa none se kumufungisha kare waje akankubita nyine bikarangira bamutwaye ariko se abo kubitungura ashoboka ubwo se weho wamugiriye nabi umukobwa wagiye witonda ahubwo se waramugemuriye reka ntabwo ndamugemurira ko se urumva we umuntu waje akankubita urumva njye nahita nijya kumugemurira kuko si hogo ubwo ko wagiye witwara neza ugafata imico y'ababyeyi bawe reba nk'ukuntu hagiye nkwishanisha uribuka umunsi naguhisha mugwa mu mufuka papa we ntakubona uza amafuti ahubwo se nibuza umuntu ntabwo yigeze amugemurira dore ikintu wongeye gukora ugiye gufata imbere
irambehe ushyiremo ibyo kurya mwige mu rura muko wanyu kuko njyewe ntabwo bishoboka gira vuba ndaherukana nawe se ndaherukana nta nubwo mubashaka no kumurira mu maso ntabwo nuko nyine ngibi yambayeho wa musaza we no kuzanira n'utuzi niba urasoma maze uvuze ko utuzi se nakuzaniye akagwa banza nyihere ku cyo ku mafunguro kirayo nakuzaniye hano mu mbehe nta kundi nyine muve gatamira umwana bagatamira rwose nta kundi ese kubyara ko ariko bimera unumvise rero gusa yakujijije iki koko umuntu mukebure akwigiza ni gereza umugore wanjye nta kintu namwimye ntacyo muze umukobwa we yaramemukiye gusa ndabizi nabimenye ihanga niko kuba umugabo bigenda yasinze ko ariya twese imana utumye na shitani byose nta n'imwe bizamubabarira udutamire reka nguhe muze uri umubyeyi mwiza imana izaguhe rwose isimbi azakubera umwana mwiza ntabwo kiracamo asomera rwose ahubwo se no kubicamo buriya imana irankunda itumye utanga wa muhungu adahari wa wundi wajyaga yagusoraga akagukubita umugeri ku kibuno ntabwo kagwa bakemeraga ko umuntu akazana ihangane ubwo ni amahirwe nawe ubwo rwose ni amahirwe ko badahari wa muhungu n'ubu inzoga ntabwo bakemera muri gereza n'amazi nayo hano wanjye rero wakomeza wihangane kandi ibi bizashira bizarangira rwose nta kundi byagenda ariko uriya witwa ngo ni Mbarimo Mbazi ntabwo nagahura nawe nzamukurikirana wihangane kandi uzaperereze no kuhagera uzaperereze n'umubona umuntu wasenyera urugo rwari rukomeye muze imana iguha umugisha ikongeze n'undi igupakire no muri rugano uri umukwe rwose mwiza sheri nanjye nabonye hari sawa pe ndameze neza rwose ntari kuryaho ariko nawe uyu munsi wandyohereje kabisa ntabwo byaberega niko kazi ushinzwe kumanjye mba nshaka kuguhindurira amateka wangu buriya nararebye nsanga urumva uriya mugabo wawe nyine ni danje ushobora gusanga haba harimo kuraburiza bya hatari kandi njyewe ndifuza ko mu minsi ngahe uzaba wabaye sheri wanjye noneho nkagushyira no mu rugo we byihorera utwo ni utuntu twanjye ahubwo ugira vuba rwose mo gutinda niba ubyishimiye ngaho mu kibizuzi ngiye kukujyana ku kagezi k'ahantu hajya hakurura ba mukerarugendo inshuro nyinshi cyane bakaza kuhasura yewe ngiye kukujyana ahantu hakurura ba mukerarugendo inshuro nyinshi cyane mbaza ngo niyeherera abo bantu mujyanye tugira inkuru ubwo uza hano mujyanye naho bita ku kavuri ka Ruganza ku gaki ku kavuri ka Ruganza umuntu siko abantu Ruganza nkumvise kuki se utawumva uzi ko ahantu ngiye kukujyana ni international city of tourist